Impanuka ikomeye cyane yababaje abantu benshi batandukanye bari hano kuri ino mihanda. Iyi mpanuka yakomerekeyemo abasaga 7 ndetse iyi mpanuka ipfiramo n'abandi tutaramenya umubare. Bivuze yuko rero iyi mpanuka ni imodoka iri mu bwoko bwa Fuso yakoze impanuka, gusa abaturage bakomeje kugira ubwoba batangira gutekereza nimba ibyo bari kubona ari ibonekerwa. Gusa kugira ngo mbasobanurire imva n'imvano y'iyi mpanuka, ese iyi modoka yakoze impanuka ituruka he, ese yakomokaga he, ese yapfiriyemo abantu bangahe, ese harokotse abantu bangahe, ese yakomerekeyemo abantu bangahe. Niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo musobanurire imva n'imvano kugira ngo ino modoka ikore impanuka. Gusa ikintu usabwa ni ugukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Bivuze ngo rero iyi ni icamake y'amakuru ngiye kubageza amakuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, ariko banze ku mazina Kidasamura Movie cyangwa Kidasamura TV Rwanda. Ngiye kubasobanurira ko ino mpanuka ibereye Rwanda Gisi agakomerekeramo abantu batari bakeya, gusa ntago turamenya nimba hari abapfuye, ntago turamenya imibare yabo. Nkuko mubona traffic police iri mu kazi kayo, bahise bahagira byihuse cyane, ndetse murabona yuko iyi modoka yagaramye nkaho wagira ngo yari yabiteguye neza yuko iri bugwe. Iyi modoka rwose yaguye neza iryamye yubitse urubavu. Bivuze yuko rero iyi modoka hari abantu yaryamiye. Nimba iyi modoka hari abantu yaryamiye, bivuze yuko igare hari abantu benshi bakomerekeyemo cyangwa baba bahaburiye ubuzima. Bisobanuye yuko rero iyi mpanuka cyangwa iyi modoka icyatumye igwa nicyo ngiye kubasobanurira. Iyi modoka yikorera toni 5, ndetse iyo yikoreye ibintu bijyanye n'ibishyimbo cyangwa ibigori yikorera toni 5. None bivuze yuko ino modoka noneho yari yikoreye toni 10. Bivuze ngo toni yari yazikubye kabiri. Imva n'imvano kugira ngo ino modoka ikore impanuka byatewe ku burangare bw'umushoferi, ndetse imizigo yayipakiyemo yirusha imbaraga. Bivuze ngo rero iyi modoka kugira ngo igwe cyangwa kugira ngo bigende gutya byatewe n'umushoferi wapakiyemo toni 10 kandi no modoka ijyamo toni 5. Ni mu gihe iyi modoka ifite kontineri ariko iri mu bwoko bwa Fuso. Bivuze ko ibintu bari bapakiyemo ino kontineri biyirusha imbaraga, niyo mpamvu iyi modoka yabashije kugwa. Ariko ambulance yayisiza byihuse kugira ngo ize itabare abantu bakomerekeye mwino mpanuka kugira ngo bataza kubaburira ubuzima. Rero ubwo ngubwo ambulance nkuko muyibona nayo yahise iza nk'umurabyo nkuko muri kuyireba. Ngiye nari mibereye ndi kuri tele, iyi mpanuka yabaye nyireba neza 5 kwa 5. Nagerageje kuvugana na polisi bwari irimo bintu bijyanye no kuyobora imodoka cyangwa ihereza icyerekezo. Nkuko abonaga yuko afande bisa nkaho byamucanze, nawe ibintu ari kubona wagira ngo ari kubonekerwa. Bivuze ngo imodoka yaje iriryamira nkaho yari yabiteguye yuko iri buze ikahita yiryamira. Nababwiye yuko iyi modoka iri mu bwoko bwa Fuso. Ubwo iyi modoka cyatumye igwa cyangwa imbogamizi cyangwa icyateye kugwa kwino modoka, iyi modoka yambara moteri cyangwa moteri ibifite ibipima toni 5. Bivuze yuko rero ukagirekaho n'ibyuma bifite ugasanga iyi modoka ihagaze toni 10. Bivuze yuko rero yupakiyemo ibintu birushije imbaraga cyangwa binganya imbaraga, ndetse 99% iyi modoka ushobora gukata ikaba yagwa neza ikiryamira hasi nkaho yari yateguye kwiryamira. Urabona yuko yaguye ahashashe imeze nk'iyaguye ahashashe. Ntago mvuze ko yaguye ahashashe rwose Banyarwandakazi. Ariko nawe utarakora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda, nongeye kukwibutsa ngo ukore subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Rero iyi mpanuka yababaje abantu benshi bari kwino mihanda barimo bahiga cyangwa bashaka amafaranga, abamotari ndetse n'abaturage. Ndakubwira ngo iyi mpanuka yababaje abantu benshi my friend. Bivuze yuko natwe twari turi gufata amakuru. Iyi mpanuka rwose yatubabaje. Gusha twagerageje kuvugisha umuturage umwe, gusa yatubwiye ngo nitukibaraguzwe cyangwa abanyamakuru mu gihe nk'iki cy'amakuba nitukaze kubabaza ubusa cyangwa ngo tubabaze ibiterekeranye. Bivuze yuko rero abantu bari hano bose barakaye cyangwa bafite imijinya. Nge navuze ati yenda imijinya bafite nuko ari tumba nako ni tumba cyangwa ni iki. Tumaze iminsi nyine turi mu gihe cy'impeshyi. Ni impeshyi bisobanuye izuba ryinshi. Bivuze yuko rero iyi mpanuka ndakeka ko nta n'ikintu na kimwe nabasobanuriye, ngira ngo byose ndabibabwiye, ariko ndashaka kubereka abantu bakomerekeye mwino mpanuka kugira ngo murebe umubare wabo. Ese ndagira ngo mbereke ndetse n'abapfiriyemo
ndashaka gushyira ukuri hanze cyangwa nkagaragaza ibyabereye hano, ndashaka kubereka abapfiriyemo nkabereka abakomerekeyemo. Gusa ninza kubura nyine abapfiriyemo araba ari amahire meza cyangwa araba ari ibintu byiza, kubera ko imodoka nk'ingiyi iyo ukoze impanuka ntihagire n'umuntu n'umwe upfa, rwose ibintu biba ari amahoro cyangwa ibintu biba ari amahire. Bivuze ko rero ngiye kubereka abakomerekeyemo hano. Mwe mwitonze gatonya, tugiye kubashyiraho, turimo turabikora, ariko reka mbanze mbereke ambirasi ubwo yazaga ihansanga. Muri kureba iyi ambirasi yahise iza gutabara byihuse nk'uko muri kubona irimo iraza. Iyi ambirasi yahise itabarira kugiye rwose iratabara kugira ngo aba bantu bakomerekeye mwino manuka nabo bataza kuhasiga ubuzima. Bisobanuye yuko rero abamotari nabo nk'uko mubizi ko iyi mpanuka ibaye ambutiyaje ziba nyinshi mu muhanda, ariko polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro ikongera kwibutsa abantu bakoresha umuhanda bose aho bava bakagera, kuvuga yuko mujye mugira focus cyangwa mugende mufite focus. Bivuze ko rero imodoka nimba ihagaze tone ubwayo 5 no wongeyeho izindi tone 5, bivuze ngo utwaye imizigo irushije imodoka uburemere, bivuze ngo tayari n'ubundi imodoka izagwa ndetse nakabuze. Bisobanuye yuko rero aya makosa cyangwa ubu burangare umushoferi yagize rwose ngira ngo abonye isomo rihagije cyane cyangwa abonye amasomo buriya agize icyo akuyemo. Bajya bavuga ngo umuntu ariga agafata agakora ikosa ntazongere kurikora, ariko umushoferi arafite kwiregura kwinshi. Murabona yuko yakomeje aburana na Fande cyane, Fande akomeza amubwira ngo uri mu makosa, gusa we urabona yuko adashaka kubyumva. Ariko ino modoka yagize umuntu yipfiramo cyangwa umuntu ukomerekeramo, asirasi ibihari kugira ngo ikore akazi kayo. Bivuze ngo asirasi irishyura, ariko nongera kubibutsa ko asirasi iravura nago ivuza. Murakoze cyane rero, mwakoze kuza ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Munyarwandakazi nawe witanze ugakora subscribe, ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Bivuze ngo impamvu mba nabakoreye bino cyangwa impamvu mba nakoze inkuru nk'iyingiyi, bangira ngo mumenye amakuru cyangwa mumenye aho isi igeze, mujye mwicara mufite amakuru. Gusa hari igihe njye mbona abantu badafite amakuru bikambabaza, ugasanga barimo baravuga ibintu biterekeranye n'ibindi, kandi njye mba nabashyiriye hanze ukuri kwa nyako. Bivuze ngo ngewe ibintu nkora byose mbifitiye ibimenyetso cyangwa byose mba nabishyize ku karubanda. Nta kintu njye mvuga kitari ukuri, kubera yuko hari ibintu YouTube yemera n'ibintu YouTube itemera. Nk'ubu ntago nafata imirambo ngo nyishyire kuri kamera, ndetse ningiye kubakiriraho abakomerekeyemo, ndetse YouTube ntago ibyemera yuko tubasha gushyiraho ibyo bintu cyangwa gushyiraho abo bantu bakomeretse kuri kamera. Bisobanuye yuko rero twebwe turi kugenda ku mategeko cyangwa ku mabwiriza ya YouTube kugira ngo itabasha kuduhana cyangwa itaduhana bitewe yuko twarenze ku mategeko cyangwa ku mabwiriza. Niyo mpamvu aya mavideo cyangwa aya mashusho y'abano bantu bakomerekeyemo natari buyabashyiriye kuri screen, gusa ndaza kuyabahereza kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook. Kuri abantu bajye banyandikira bambaza uko byifashe, bo ndaza kuyabanagiraho barebe bakomerekeyemo, nyine ibyo byose babireba. Ariko kuri YouTube ntago nabishyiraho my friend, YouTube ifite amategeko igenderaho. Rero wakoze kunkurikirana, nawe utarakora subscribe kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzugira kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe, ugire igicamunsi cyiza.